Iterambere si amagambo yanditse gusa ku mpapuro, ahubwo n'urugendo rw'inzira zigoranye, kwambuka ibiraro byasenyutse, kunyagirwa n'imvura no kunyura mu byondo. Muri Bizcom Limited twemera tudashidikanya ko iterambere nyakuri ridapimirwa mu nyandiko gusa, ahubwo ingaruka nziza zaryo zigomba kugaragara, zikagenzurwa kandi zigahabwa agaciro mu buzima bwa buri munsi. Nuko yafata ukabyaza umusaruro, sibyo? Ntutuma gucika rwose, ahubwo ugakoresha imbaraga zawe zose kugira ngo hazaze n'ayandi mahirwe. Ku bufatanye na Expertise France twasura urubyiruko rwa rwiyemezamirimo bato 25 bo mu turere twa Nyamagabe, Karongi, Ngororero, Nyanza, Huye, Rwamagana na Bugesera. Aba n'urubyiruko rwakuye imishinga yarwo yatsinze amarushanwa ku mpapuro, rukayigira ubucuruzi bufatika, babifashijwemo n'amahugurwa, ubujyanama bahawe na Bizcom. Intego y'urugendo rwacu yari imwe gusa, kureba niba inzozi zanditse ku mpapuro zarabayemo mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ibyo twabonye ntibyari gusa ubucuruzi, ahubwo byari inkuru z'ubutwari n'ubwitange. Mu maduka mato yo kudoda, amajwi mu mashini zidoda yongera kwandika inkuru nshya y'imyenda ikorerwa mu Rwanda, igera ku masoko ndetse no mu mashuri. Mu imirima y'ibisheke irigaragaza, bimwe bisarurwa ngo bigurishwe, ibindi bitegereje guhindurwamo umutobe. Mu gikoni, rwiyemezamirimo ukora ibikomoka ku ifarini ategura ibyo kurya bikozwe mu ifarini. Ku masoko no ku mihanda imyaka iragurishwa, ishoramari rito rikavamo inyungu buri munsi. Twabonye inzu zo kororeramo inkwavu, tubona inkoko zatangiye gutera amagi ya mbere, ndetse na serivisi ya mobile money yungutse ikabyara ishoramari rya resitora icuruza amafunguro. Ibi byose byatweretse ko impinduka nyazo zitangirira mu bikorwa bito ariko bigahindura ubuzima. Hari imishinga ikiri mu ntangiriro, ibikoresho birahari ariko ntibikoreshwa, imishinga imwe yadindijwe no kubura ibikoresho cyangwa se no kutita ku bintu kwa ba nyirayo. None ibyo gukora ibisheke warabiparitse none. Niyo mpamvu uruhare rwacu rudashirira ku kureba gusa, dutanga inama, dutera inkunga kandi tukanafasha guhikerekeza ishoramari. Twibutsa urubyiruko rw'abashoramari bato ko amafaranga agomba gucungwa neza, akabungwabungwa hagamijwe inyungu kandi agashorwa mu mucyo n'ubunyangamugayo. Kuko ingaruka nziza z'iterambere ntizigarukira ku gufashwa gusa, zishingira ku kubaka ubushobozi bwo kwigira intambwe ku yindi. Umusingi w'urugendo uroroshye, turenga ku masezerano yanditse, turenga ku mibare iri mu makayi, turenga ku byanditswe ku mpapuro, tugeraho byose bitangirira mu nzira z'ibyondo no mu midugudu y'icyaro, kugira ngo duhabye impinduka nyazo, dukusanye amakuru y'ukuri kandi duhamye iterambere ry'ukuri. Niyo mpamvu leta, abaterankunga n'abashoramari bizera Bizcom Limited, utwe tudahimba ibyavuye mu bikorwa, duhamya kandi tukagenzura byose mu ishoramari. Urubyiruko rw'abarwiyemezamirimo bato 25 b'Abanyarwanda, inkuru 25 z'ubutwari, kwihangana n'icyizere. Bamwe batangiye kwinjiza amafaranga, abandi bari kwitegura, abandi baracyari kwiga, ariko bose bari mu nzira y'impinduka nziza. Muri Bizcom Limited turi kumwe nabo nk'abajyanama n'abafatanyabikorwa kandi nk'abizera ejo heza habo hazaza. Iterambere nyakuri ntiryandikwa mu nyandiko gusa, ribera hano aho abantu bari.